ngiye kubasuhuza bakunzi ba Mac TV kuri mugoroba rero turi kumwe n'umugabo ugaragara nk'igikwerere reka atangire atwibwira turagushimira. Naye ndabasuhuje nitwa Emmanuel. Amahoro y'Imana bane nawe kandi muhorane nayo. Bwana Emmanuel tubasanze ahangaha hano ni muhe murenge? Umurenge waharere kuko abantu naje gusura ntago mpamenyereye neza ariko uri ikindi gihe nazaba nabufashe mu mutwe tu. Okay, urakoze cyane tugusanze utubwiye ko uri artiste ukina ukora ku bigendanye na sinema nyarwanda. Ubona ute sinema nyarwanda muri iyi minsi? Muri iyi minsi ntago filime nyarwanda ntago zikiri hiti cyane kubera ko kuva twajya muri ibintu bya COVID-19 habaye gukoresha imbuga nkoranyambaga noneho kugira ngo abantu badahura cyane kenshi bakajya bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane kuruta uko babikora physically. Okay, urakoze cyane. Urubona na mbere yaho ubona ari akahe kunyu cyangwa se akarongo bakongeramo kugira ngo sinema nyarwanda ibashe kuryoha? Nkawe usinzi filime ushobora kuba warakinnyemo ariko ushobora no kutwibwira ukutubwira izo wakinnyemo kugira ngo twumve niba sinema nyarwanda yarateye imbere se cyangwa se kiri inyuma, nabyo wabitubwira. Kugira ngo mbabwire ndizo nabo narakinnyemo nk'abantu bakunda kureba ikiganiro bitaga Duseke cyo kuri televiziyo Rwanda. Nakinnyemo twakinnye agafilime kagufi kitwa Rukubankoko. Ikindi nakinnye muri filime yitwa Ndiho Ntariho. Nakinnye nitwa Jeko. Hari nande nagiye nkina ariko mwatarasohoka. Nuvuga ko hari zikiri mu ntuza zitarazasohoka ushobora kuba ugaragaramo? Yego. Niye filime yigize kuryohera wari warakinnye cyangwa se yaragushimishije ukaba wumva uyikunze? Nk'iyo filime ya Rukubankoko yo narayikunze cyane kuko isa nk'iyanyubakiye izina kuko aho ngeze hose mba numva umuntu avuga ngo dore ndo muri Rukubankoko bityo nkumva iyo ngiyo Rukubankoko ariyo nakunze cyane. Yego n'izindi ni nziza kuko niyo ngiyo nitwa Jeko n'ahandi iyo mpageze iyo umuntu ampamagaye ngo Jeko mpita numva hari ahandi hantu ngiye mbese bita binjyana mu bitekerezo no nkumva byakaguka kurushaho. Icyo gihe muri mukina muri iyo filime mwari mufite iyihe role? Nge nakinnyemo ndi umushuga dady. Nakinnye ndi kumwe n'uwo bita Mariko tujya gushuka abana b'abakobwa nyine kuko icyo gihe hari hezeho ibintu by'abapapa bakize bafite amafaranga bakajya gushuka abana b'abakobwa babashukisha utuntu ukagenda umukobwa ukamugurira telefone ugahita umujyana frani nyine ukajya kumukoresha icyo ushaka ariko hari icyo wamuhaye. Muri ibyo rero niyo role nge nari mfite role nanjye yo kuba sugar daddy, fata umukobwa w'abandi wo mu baturanyi nyine kuko namwishimiye nkamujyana ahantu heza nko muri restaurant ariko ihenze. Kuko icyo gihe twakiniye muri restaurant yitwa Ogopogo iri haruguru y'abaga Cadillac. Umva yari restaurant iribwemo n'abantu b'abazungu, hari ahantu ubona heza hari fete. Urakoze cyane Emmanuel ko tujya twumva ko hari abantu iyo bakinnye amarore nkayo ngayo hari abakina basaze, hari abakina barimo bakora ibintu bitandukanye ugasanga wenda aya marore abagizeho ingaruka abagizeho impact kuri bo. Wowe iyo role nta kintu yigeze kugiraho ingaruka ngo wenda uko wakinnye uri sugar daddy n'ubu sugar daddy bwawe ubukibukomeje? Kuko umwanditsi iyo yanditse script none akayiguha nuko ababonye ko iyo role wayikina neza. Iyo rero imaze kuyikina buryo urimo gukina uburi nka mwarimu kuko abakureba bese babumva ibyo uvuga banara ko ntuma kubikora ku buryo nimba hari nundi bazi ushaka kujya muri izo nzira batangire hafi akababwira ubuyobozi. Kubw'ibyo rero twe ntabwo tubikina kuko ari ibintu dusanzwemo cyangwa tubayemo cyane cyangwa dusanzwe tunakora, ahubwo twe tubikora kugira ngo twigishe beze duse nkaho tugiye inama babikora ko ibyo bintu atari byo bitemewe. Kuko nimba ugiye gushuka umwana w'abandi tekereza ko nawe ejo hazashuka uwawe.
none ubwo rero twe tugashaka kugira ngo twerekane ukinjira muri role neza kugira ngo werekane ko ikintu urimo gukina ntabwo ari ibintu bisanzwe bikurimo cyane ni kuvuga ngo n'ejo nabikora ahubwo kuvuga ngo ikintu ndimo gukora cyangwa ndimo gukina ni ikintu ushaka kwereka abantu ko n'abatekerezaga gukora gutyo kuko nk'iyo filime ngo waye nk'urugero iyo filime nyirangiza mpfuye urumva rero ni ukugira ngo bigaragare ko ibyo bintu urimo gukora cyangwa gukorera umwana w'umukobwa bigira iherezo reba uko byagenda kose udapfuye wafungwa ni muri izo nzira rero ariko ntabwo bivuga ngo nimba filime irangiye ngo wowe n'abandi mwakinanye n'ubundi muzakomeza muteretane uko rero biba bimeze kuri tere. Urakoze bihoye iki Emmanuel tubwiye ko ku bigendanye n'iyo role wenda bishobora kuzagira ingaruka ku bana bawe cyangwa se bikabikorera umwana wawe. Mufite abana bangahe? Njye mfite abana 4. Harimo n'abakobwa? Harimo umukobwa umwe, abahungu ni 3, 2 ni impanga n'undi umwe wakurikirwa n'ikiza wabo n'uwo mukobwa mutoya. Umukobwa afite nk'imyaka ingahe? Azuze 2 mu kwa 11 ntabwo aracyari. Urumva aracyari muto cyane. Rengeze ngo byibura ari muri babandi baba barapfundiye amabere, byibura nangiye kubaza ngo hari wenda waramubaza cyangwa se hari agashoga dadi waba warabonye karaba karamugenzeho. Oya aracyari umwana kandi ubwo aramutse anakuze hakagira ubimubaza nkamumenya sinzi hano twagarukira uko biri kose na rya joro bavuga dushobora kurigiranamo kuko ntabwo nakwifuza ko umwana wanjye bamukora nk'ibyo njya gukina nkora. Bihoye iki Emmanuel ubusanzwe musanzwe musengera he? Ubundi akenshi abantu bose bavuga ko ari abarokore. Nanjye rero ubwo nyine kuko kuvuga ngo umuntu atabura idini nanjye ubwo ndi umurokore tu. Uri umurokore barokowe iki? Ibyo narokowemo ni urebye ibintu navuga ngo narokowemo sinavuga ko ari iki kuko ntabwo nari umujura n'ubu sindiwe ariko hari igihe uvuka nko mu muryango ukavuka mu muryango w'abantu basengera mu idini runaka nawe ugakomezanya nabo nyine ukazamuka ukavuga ati hariya muri uriya rugo ni abarokore ukagenda gutyo tu. Bihoye iki Emmanuel ku bigendanye n'icyo kunywa musanzwe munywa iki mu buzima busanzwe? Muri iyi minsi bisa nkaho byananiye kuko ubu ngubu ngeze ku gice cy'ikese ubundi nanywaga agakesi ariko ubu ngeze ku gice urumva birimo biragenda byanga kubera ikibazo cya COVID-19 ntabwo naguhisha ariko ubwo urumva ntabwo bikiboneka nka mbere ngo umuntu abyine sangwe ariko umuntu aragabanya tumbeze ubwo urumva zarananiye. Ubu ikesi warayinywaga yose ukayimukayimara? Nkayikubita rwose nkagenda nitsa nka fuso. Ko numva wari ukaze ariko ubu nyine urumva kubera COVID-19 ntabwo ububari bwose burafunze yewe naho kabonye n'ubu ukagura ukajyana mu rugo kuko ntabwo byemewe kujya mu kabari. Ko utubwiye ko wanywaga ikesi yose ukayimara wenyine nta wundi musangiye cyangwa se iyo wageraga mu rugo wanyweye ikesi yose umugore wawe n'abana bakwakiraga gute? Kuko COVID yari itaraza mbere yuko ujya kunywa ikesi kwanza ubanza ko nimba wenda urugero uvuye ku kazi kuri iyo kiraka mbere yuko ujya ahantu kujya gufata kagacupa umuntu yabanza akagera mu rugo wamara kuhagera nabwo ntabwo ari uvuga ngo uko ubonye amafaranga no kugura ikesi ubwo nari nkubwiye standard yaho mbasha kugeza nyine mu kunywa ariko ubundi kugera mu rugo ukabanza ukamenya inshingano zawe noneho ubwo nyuma wenda ukajya gutarama n'abandi bajama ukagera mukaganira ariko uvuga uti mu rugo ni tayari ni amahoro. Iyo watahaga wanyweye urimo batubwiye ko iyo wanywaga wabyinaga sambwe cyangwa se waritsitse kabisa iyo wageraga mu rugo umugore wawe yakwakiraga gute? Kuko asanzwe azi ko nywa ahubwo nacaga nko kuri botike nkitwaza nk'izo biswi cyangwa amaji y'abana kugira ngo batavuga ati papa wanyweye twe ko tatugurira nkabibashyira nawe nkamugurira ko abasha kunywa ku buryo nagiraga nyine mu rugo natera indirimbo tukayikiriza kimwe kuko ubundi hari igihe nk'umuntu aba yagafashe waba wagasomye wagera mu rugo waririmba ugasanga urimo uratera ukaniyikiriza ariko iyo hari akantu wabashyiriye iyo uvuze nabo barakumva. Bivuze ko iyo wageraga mu rugo bakwakiraga neza bitewe n'ibyo wazamukanye nawe wazamukanye
ariko ujye wibuka ko wanyweye wenyine gusa nyine ugiye ujyanye utwo tuntu dukeya umugore akabyishimira mugafatanya kwikiriza iyo ndirimbo kandi nyamara ikesi yose wayiciriye mu nda wenyine umugore wamwibagiwe ugiye ubashukikakije utwo tuntu. Nyuma hakurikiragaho iki iyo mwabaga mugiye nko mu buriri cyangwa se ntabwo wataga kubita ibintu imigeri? Oya, kuko n'ubundi no mu ikaritseho ntwibanyita mu rukore kuko ntawe urapfa kumbona ahantu ndimo ugasoma. Nubwo ni ugutega ukajya ahantu kure ukagenda ugatikura agacupa kawe hanyuma ugataha amahoro hagera mu rugo ukaganira n'abana mbese bakabona ko mu rugo nta kibazo atari wa wundi ugera mu muryango isafuriya akayohereza mu cyumba akoresheje akaguru cyangwa ijerekani ugasanga rero ibintu bimeze neza mu rugo mbese nta kibazo kigize kiba kandi n'ubu nta kirahaboneka. Murakoze cyane. Ni ukuvuga muri karitsiye y'aho utuye uri murokore ariko wagera ahandi hakurya ukaba sinzi ugasabana n'abandi n'abandi reka ariko tubyita mugasagahamba muri makeya. Urakoze cyane bikora imana. Urakoze kutwihanganire bihoye iki tuba twibagiye n'amazina yanyu rega ikiganiro kiba cyaryoshye kandi kiba cyabaye kirekire. Turabona urubyiruko rwo muri iyi minsi urarubona uko rwifashe ngira ngo wakinnye ibijyanye n'arya marore watubwiye uru rubyiruko rwo muri iyi minsi turebye kuri gender cyangwa se ku bahungu n'abakobwa ubona muri iyi minsi bihagaze gute? Muri iyi minsi icyo navuga ni uko ababyeyi bashobora kwita ku bana babo cyane kubera ko urubyiruko rwo muri iyi minsi ibintu byabaye social media. Umusore aricara hariya akaba ari kuri chat, umukobwa akaba ari kuri chat. Noneho ugasanga bo ntabwo barimo kwiyitaho kwimenya wenda ngo bamenye indangagaciro na kirazira bagomba kugenderaho, ahubwo ugasanga buri muntu yihugiyeho kuri ibyo by'ikoranabuhanga. Bityo rero ugasanga birasaba ababyeyi ko babegeramo imbaraga kugira ngo b'abana babashe kugaruka neza mu murongo. Turagushimiye cyane kugira ngo abana babashe kugaruka mu murongo. Urumva hari icyakorwa? Ni iki cyakorwa kugira ngo abana babashe kugaruka mu murongo? Ikintu cyakorwa ni hagombye kubaho inyigisho cyangwa ubukangurambaga nka bano basanzwe bakina amafilime wenda COVID-19 iramutse igabanyije ubukana bajya bareba cyane ku mafilime afite inyigisho ku rubyiruko. Batitaye ngo kwa wa musaza kwandi ariko bakuryo bari bakavuga ngo urubyiruko rukeneye iki akaba ari cyo bashyira ku isoko bigakinwa ku buryo n'umuntu ashobora kubireba akavuga ati ariko hano nawe ngiye guhinduka kuko urimo gukina biriya nanjye muri iyi minsi nari meze nkawe. Noneho bityo agahinduka ariko agendeye ku byo yabonye kuko burya ntawe utiga atigishijwe burya. Reka tugaruke ku buzima bw'urukundo muri iyi minsi. Ubuzima bw'urukundo cyangwa se urukundo ngira ngo nawe wabiciyemo kugira ngo ujya gukundana na mama w'abana mwabanje gukundana. Ubuzima bw'urukundo muri iyi minsi ku bakobwa n'abahungu ubibona ute? Hari abantu njya numva cyangwa se hari ukuntu njya numva ugasanga umuhungu afite abakobwa 5 atendeka, umukobwa afite abahungu 5 atendeka. Weho ubibona ute? Niyo nama watanga kuri abo ngabo cyangwa se ubona ingaruka kuri ibyo ngibyo ari nk'izihe? Urwo rubyiruko babanza kwanza ubwabo bakikontorora bakarakunda ba papa wabo na ba mama babo babayeho ukuntu babanye bakundana kugira ngo bajye kugera abo bana. None akabanza karati se nimba mu rugo barabanye gutya ngewe amaherezo yanjye nzakora nte cyangwa nzabaho gute, nzashakwa gute cyangwa nzashaka umugore gute. Ariko bibaye byiza yagendera ku nama agirwa n'ababyeyi be. Ariko bwana bihoye ikiye nanone ntaguciye mu ijambo ngira ngo urabizi ko turi mu gihe cy'iterambere ntago ibyo bya kera bigikora muri iyi minsi. Turebeye hamwe tugenekereje ibya kera n'ibyo muri iyi minsi biratandukanye. Ubuzima bwarahindutse kuko igihe cya kera abana ntibagiraga ama smartphone, ntibagiraga ikibarangaza muri make urumva ko biratandukanye. Uko kurangara rero nyine biho ubu ngubu nibyo bituma wa muco nyarwanda ucikamo ibice niko nakubwira.
kuko wa muco uraza gucikamo ibice kubera ko abo ngabo nabo ntabwo bafite indangagaciro na kirazira ntabwo babizi kuko bo bari mu iterambere tu iyo haje ibintu by'iterambere cyane umuco uracika kandi iyo umuco ucitse rwose kugira ngo uzagaruke biragorana kuri ibyo ndumva ari icyo nakubwira. Urumva ko ari ikibazo cyane gikomeye cyane kandi gikomereye isi. Urabona hari ibintu mu minsi najyaga numva abana ugasanga bamwe umwana w'umukobwa yagiye ariyahura ngo ariyahura kubera ko umukobwa yamubenze umusore yamubenze. Ubu urumva biterwa n'iki kugira ngo umuntu agere muri icyo cyiciro cyo kuba yajya kwiyambura ubuzima kubera umusore? Kera byabagaho wenda habagaho ku byo numvaga habagaho kujya kuruha ngo abakobwa babaga bafite inda z'indaro niko kera babyitaga, ubu ngubu basigaye babyita ngo ni inda zitateganyijwe. Ariko iyo bigeze aho umuntu ajya kwiyahurira undi ngira ngo wa muntu aba arimo yiyima ubumuntu, mbese navuga ko aba yiyanze we ntabwo aba yiyizi kugira ngo ujye kuvuga ngo kanaka naramukunze none we yaranyanze ngiye kwiyahura. Sinzi aho ngaho ibyo bintu n'andi nyine nababwira hasaba inyigisho, umuntu akabanza akimenya ubwe, yamara kwimenya akamenya n'ukuntu agomba kwikontorora muri iyo situwasiyo barimo. Kuko kuvuga ngo ngiye kwiyahurira umuntu sinzi ubwo byayibaye nka babandi b'ibyihebe bavuga ngo bagiye kwiturikizaho ibisasu. Urakoze cyane Bwana Bihoye iki. Akandi kabazo ka nyuma dusoza ikiganiro, uramutse usanze umwana umukobwa wawe arimo ateretwa n'umugabo mukuru cyane, wumva wabyifata n'ute nkawe nka papa w'uwo mukobwa? Icya mbere ni ugufata umukobwa wanjye nkabanza nkamugira inama, nkambwira ko ibintu arimo atari byo. Ikindi kuko ntabwo wavangura muca kuri wa mugabo kuko ntabwo azi aho bahuriye, ariko icy'ingenzi wanze ugafata wa mwana w'umukobwa ukanza ukamwigisha kugira ngo kwanza abanze yumve ko uriya barimo baganira ntibari mu kigero kimwe. Ikindi kandi arimo aramushuka kuko ashaka kumushukisha ibintu runaka. Ubwo ronge inama njye natanga nuko njye nagira inama umwana wanjye, kuko wa mugabo ntabwo bamwe ngo ntuzongere kuza kuganira n'umukobwa wanjye kuko ntabwo uzi aho bazahurira n'ubundi. Ariko ubanje ukaganiriza uwo mukobwa wawe niwe wazifatira umwanzuro akavuga ati kuko ibintu papa yambwiraga nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ariko njye ndumva icya mbere ariko wabanza ukaganiriza uwo mwana wawe. Turagushimiye Bwana Bihoye iki Emmanuel. Niki wabwira abakunzi ba Mac TV? Icyo nababwira bakomeze bakande bakirike kuri subscribe kuko iyi Mac TV icaho ibiganiro byiza, icaho ibintu nk'imikino yafasha umuntu kwakira ubuzima, mbese yagufasha. Iyi Mac TV yagufasha kuba muri social neza kuko ibintu bicaho nabireba akanda niyo subscribe byibura arabasha kureba ibintu bimwe biramusetsa, ibindi birimo inama kuko uko numva ari umurongo umuntu yacishaho ibiganiro kandi cyangwa ukagisha n'inama ukagira. Urakoze cyane, turagushimiye. Twari kumwe na Bihoye iki Emmanuel, umujyanama muri byose, umu-artiste muri byose, umwacteur wakinnye amarore menshi agiye atandukanye umenyereye muri sinema nyarwanda. Bakunzi ba Mac TV rero ntimwibagirwe gukora subscribe, comment na share birakenewe, niyo nkunga yonyine dukeneye. Murakoze cyane. Ciao ciao.